Ndagushuhuje cyane aho uri hose, ukaba unyumva uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, i Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda, Congo n'ahandi hose hatandukanye nka Amerika, i Burayi na Aziya. Kubana nawe ni iby'igiciro. Aka kanya tugiye kuganira ku bijyanye n'icyangombwa cy'ubutaka gishya kiri gutangwa mu Rwanda. Mbere y'uko dutangira, nagusabaga gukanda handitse subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizajye bikugeraho bigisohoka kandi ube uduteye n'inkunga. Iki kiganiro rero cyacu kiribanda kuri icyo cyangombwa cyangwa se icyangombwa cyangwa se icyemezo gisha cyandikisha ubukode burambye bw'ubutaka. Iki cyangombwa gishya gitandukanye n'icyangombwa cya mbere. Icyangombwa cya mbere cyatangirwaga ku biro by'ubuyobozi cyangwa ibiro by'ubutaka. Kugifata wagendaga witwaje indangamuntu, mu gihe icyangombwa kiri gutangwa ubu gitangirwa kuri internet cyangwa online, aho ushobora kugifata utarinze kuva aho uri, waba uri mu mahanga cyangwa mu Rwanda. Icyangombwa cya kera cyari kigizwe n'impapuro 3, amakuru akiriho yanditse kuri page 5, naho icyangombwa kiri gusohoka ubu amakuru akiriho ari kuri page 2 gusa, kandi ushobora kugiprintinga ku rupapuro rumwe wabishatse. Icya mbere ni uko amakuru aba ariho aba ari amakuru y'ukuri. Icyangombwa rero gishya cyanditseho ngo iki? Amagambo atangira handitseho ngo umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka. Icyemezo cy'iyandikishwa ry'ubukode burambye ku butaka. Paje ya mbere rero y'iki cyangombwa gishya cy'ubutaka igizwe n'amakuru ari mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni ibiranga ubutaka. Icyiciro cya kabiri ibiranga ukodesha. Icyiciro cya gatatu igishushanyo cy'ubutaka. Tugarutse ku makuru y'ibijyanye n'ibiranga ubutaka, hari icyo bita ku makuru ya mbere icyo bita UPI. UPI ni mu mpine z'amagambo y'Icyongereza bivuga ngo Unique Parcel Identifier. Iyi ni nimero iranga ubutaka bw'umuntu cyangwa se ubutaka ubwo ari bwo bwose mu Rwanda. Iyi ni nimero uzasanga ku cyangombwa icyo ari cyo cyose cyujuje amakuru ku bijyanye n'ubutaka. Ni nayo yifashishwa umuntu ashaka amakuru, niba ushaka kugura ubutaka, niba ushaka kubukoreraho ibikorwa bitandukanye, ni nimero wifashisha ushaka amakuru ukoresheje za sosiyete z'itumanaho cyangwa se kuri interinete mu buryo butandukanye. Iyi nimero rero ni nk'uko umuntu yavuga ngo ku ndangamuntu umuntu afite nimero y'indangamuntu, n'icyangombwa rero kigira nimero y'icyangombwa cyangwa se nimero y'ubutaka, ariyo bita UPI. Andi makuru usanga ku rupapuro rwa mbere ku bijyanye n'ibiranga ubutaka hariho ubuso, murabubona hano. Icya kabiri harimo imikoreshereze y'ubutaka. Hano handitsemo gutura, hashobora kuba handitsemo wenda nanone ubuhinzi cyangwa se ubucuruzi mu buryo butandukanye. Hano niho hagenewe ibijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka. Icya kabiri aho ubutaka buherereye hazamo intara, akarere, umurenge, akagari, umudugudu, hanyuma hakaza n'amakuru ya nyuma, amakuru akomeye, icyo bita imyaka y'ubukode. Ibi bivuga ko ubutaka atari ubw'umuntu ahubwo ari ubwa leta, umuntu aba bufite nk'ubukodesha. Hano rero bagena igihe ubukode buzamara, ariyo myaka ubona kuri uru rupapuro. Hano handitse imyaka 46. Icyiciro tugezeho cy'amakuru ni amakuru y'ibiranga ukodesha, ni ukuvuga nyir'ubutaka. Hano munsi y'iyi titire murabona ahantu hari imbonerahamwe igizwe n'utuzu tugeze mu 8. Ayo makuru yibumbiye muri iyo mbonerahamwe. Akazu ka mbere murabona ahantu handitse ngo amazina y'ukodesha cyangwa se ay'abakodesha. Munsi murabona ahantu handitse ngo 1, hagakurikiraho amazina handitseho ngo nyirabyatsi, nyiramafaranga. Ahantu rero niho haba handitse amazina ya ba nyir'ubutaka. Ni ukuvuga ngo nubwo ubona ari umuntu umwe hano kuri iki cyangombwa, bashobora kuba ari benshi, bishobora kuba ari umuryango mugari, ari umugabo n'umugore, ari umurage w'abantu batandukanye, ni ukuvuga cyangwa se abantu baguriye hamwe. Aha rero niho hashirwa amazina ya ba nyiri gukodesha ubwo butaka cyangwa se ba nyir'ubutaka.
ikindi gikurikiyeho mu kazu ka kabiri murabona hejuru handitse inomero z'ibiranga ukodesha. Iyi ni indangamuntu, murabona hasi ni imibare igeze muri 16. Ikindi gikurikiyeho ni imigabane. Hano murabona ahantu handitse ngo akantu kameze nk'utuzeru tubiri hagacamo akandi karongo, ni ukuvuga ngo ni pourcentage, sinzi uko nabivuga mu Kinyarwanda. Hasi handitse 100. Ni ukuvuga ngo nyir'ubu butaka uwo bita nyirabyatsi afite ubutaka bwose 100%. Iyo hari abandi rero bafatanyije ubutaka, hari igihe usanga bavuga ngo ni 50%, 30%, sindabibona 30%, ariko nabyo birashoboka kuko byose ushobora kubishyira mu ijanisha kandi bigakunda. Aha rero ni imigabane igaragaza part cyangwa se uruhare cyangwa se icyo umuntu afite kuri ubwo butaka. Niba ari umugabo n'umugore, akenshi uzasanga handitse imbere y'umugabo ngo 50, imbere y'umugore naho handitse 50. Iyo uteranyije 50 kuri 50 bibyara 100%. Noneho ikindi gikurikiye kuri aya makuru, murabona ahantu handitse ngo amazina naho uhagarariye abandi abarizwa. Rero ubutaka bushobora kuba ari nk'ubw'umuryango n'urugero, ariko hano ni ahantu hajya uhagarariye, amazina y'uhagarariye ubwo butaka. Iyo rero hari igihe bajya bakora nk'amakosa wenda cyangwa se kwibeshya, ukaba wasanga hano uguze nk'ubutaka, izina ry'umuntu mwaguze ubutaka riragarutse hano. Ni ukuvuga ngo rero ubwo butaka haba harimo ikibazo. Iki kintu nacyo uba ugomba kucyitondera. Iyo ugiye guhabwa icyangombwa, ureba ko uhagarariye ubwo butaka ari umuntu mwemeranywaho, cyangwa se niba uri umwe kuri icyo cyangombwa ari wowe wenyine, nta wundi uriho, cyangwa se nta yandi mazina bibeshe bagashyiraho. Hasi urabona nyine hariho uwo nyine iryo zina, uwo bita nyirabyatsi, nyiramafaranga, kubera ko ari 100%, nta wundi babusangiye. Hanyuma hari aho abarizwa, urabona ko handitseho indangamuntu n'aho abarizwa, mbese umujyi, akagari, umurenge, ibintu nk'ibyo. Aya makuru turangije ni amakuru y'ibiranga ukodesha. Tugiye ku makuru ya gatatu. Iyi shusho mureba hano ni igishushanyo cy'ubutaka. Ni igishushanyo kigaragaza uko ubutaka buteye n'aho buherereye. Buri mibare hano iba ifite icyo isobanura. Hagati muri iki gishushanyo murabona ahantu handitse umubare 8878. Iyi ni UPI y'iki kibanza cya nyirabyatsi. Noneho ahazengurutse iyi mibare urahabona ahantu hari imirongo, urabona imirongo isa naho yijimye ikoze ikintu kimeze nka kare. Uku niko ikibanza cya nyirabyatsi giteye. Noneho ahakizengurutse murabona hejuru ahanditse 8877. Iyi ni iyindi UPI cyangwa se ni ubundi butaka bw'umuntu runaka. Ibumoso murabona ahanditse 9817. Aha naho ni ubundi butaka bw'undi muntu. Hasi naho murabona handitse ngo 8879. Iyi ni UPI iranga ikindi kibanza gituranye n'ikibanza cya nyirabyatsi. Ni ukuvuga ngo ugiye kugura ubutaka bagomba kukwereka n'izindi nimero zihazengurutse kugira ngo ubashe kumenya koko ubwo butaka bw'aho ngaho ari bwo koko batakujyanye ku kindi kibanza. Noneho hagati y'amakare abiri ya nyuma n'ikurikiyeho murabona imibare isa naho ari myinshi. Murabona ahanditse 3001 hejuru, kabiri 31 01 1 kabiri, ukazenguruka ugakomeza n'ahandi kumanuka, ukagaruka nanone hahandi twari tuvuye usa n'uzenguruka. Iyi mibare ku bantu bize ibijyanye na geography igaragaza aho ikibanza iherereye. Ni ukuvuga ngo niba ari longitude, latitude, ni ukuvuga ngo ni imibare ikwereka ko kiri muri iburasirazuba, ku butumburuke bungana gutya, iburengerazuba. Mbese mu by'ukuri iyi mibare ibasha kukwereka aho ikibanza giherereye. Murabona iburyo hejuru munsi y'imibare 310113 hari akantu kameze nk'umusaraba. Aka rero ku bantu bize geography bakita busole, muzajya mukabona. Sinzi niba hari abantu bagitunga busole ariko simperutse kuzibona. Aka kantu kanditseho inyuguti ya na wa na sa
cyangwa se S n'iyindi ya E. Iyo ya na ni north, iyindi ni west, iyindi ni south, iyindi ni east. Ni ukuvuga amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo. Ni ukuvuga ngo iyi mibare igendera kuri icyo kintu cy'icyerekezo cy'amajyaruguru, iburasirazuba, amajyepfo n'ibindi n'ibindi. Noneho ubwo turangije ibijyanye n'igishushanyo cy'ubutaka. Turangiza ariko tutarava kuri page ya mbere y'iki cyangombwa gishya, murebe hasi y'iki cyangombwa hari ahantu handitse amagambo y'inyuguti z'ubururu. Handitse ngo iki cyemezo koranabuhanga kigira agaciro gusa iyo amakuru akiriho ahura n'amakuru yanditse muri registri y'ubutaka aboneka ukanze akanyenyeri 651 urwego kuri telefone ngendanwa cyangwa se usuye urubuga www.landinformation.lands.rw. Uru ni urubuga umuntu yifashisha ashaka kureba ko niba warakoze mutation, ushobora kureba ko icyangombwa cyawe cyasohotse, ushobora no kureba n'andi makuru ajyanye n'ubutaka. Ariko nanone ntibikuyeho ko nawe ugomba kwigerera kuri tele ukajyana umutekinisiye kugira ngo akwereke koko imbago z'ubwo butaka ari izo ngizo, aho bugarukira naho ngaho, utayobye cyangwa se batakuyobesheje, niba ari abakomisiyoneri cyangwa se abandi bantu bashaka kugurisha ubwo butaka. Nk'uko nabibabwiye, icyangombwa gishya kigizwe n'amapaje abiri. Tugeze kuri page ya nyuma ariyo ya kabiri. Page ya kabiri igizwe n'ibijyanye n'amasezerano y'ubukode burambye ku butaka, amasezerano hagati ya leta n'ukodesha ubutaka. Rero kuri iyi titre nk'uko mubibona handitseho ngo amasezerano y'ubukode burambye ku butaka, nomero, hagaruka ya nimero y'ikibanza murabibona, hanyuma n'andi magambo mu mpine yanditseho ngo Bug Nyanya, hano ni Bugesera, ibindi Nyanya ni Nyamata, Nyamata y'umujyi, ubwo ni ukuvuga sekiteri, Bugesera ni akarere. Igikurikiyeho rero sindi bubisome byose, ariko ngiye kubasomera ibijyanye n'aya masezerano mu ntangiriro yayo. Ariko amasezerano nyirizina agizwe n'ingingo zigeze muri 16. Aha, dukurikiye rero kuri titre, ibiri munsi ya titre handitse ngo hakurikijwe itegeko nimero 27 akarongo gahagaze 2021 ryo kuwa 10 ukwezi kwa gatandatu 2021 rigenga ubutaka, cyane cyane mu ngingo yaryo ya 9. Repubulika y'u Rwanda ihagarariwe n'umubitsi w'inyandiko z'ubutaka, ni ukuvuga umukode, agiranye n'ukodesha, abakodesha amasezerano y'ubukode burambye ku butaka mu buryo bukurikira. Ubwo buryo rero nibwo basobanura muri za ngingo nababwiye 16. Izi ngingo ntituri buzisobanure cyangwa se turi buzisome bitewe n'umwanya dufite, ahubwo turajya hasi, nawe uzafata akanya ubisome. Ubwo ni ukukubwira ngo igihe cyose uzaba uguze ubutaka, ni byiza kubanza kumenya ibikubiye muri aya masezerano. Ni byinshi cyane sinabasha kubisoma, ariko munsi iyo umaze kubisoma, ni ukuvuga iyo ugiye muri transfer cyangwa se mu gihe waguze ubutaka, hariho ihererekanya ry'ubutaka hagati yawe n'abagurisha nawe ugura. Mumaze kwemeranya kuri ibi, mumaze gusoma ingingo, mumaze kwemeranya n'ibijyanye n'ubugure, murasinya ariko mugendeye kuri iri tegeko rigenga ubutaka. Hasi rero mwandika amazina y'uguze n'ugurisha, ariko mu cyangombwa uko gisohoka ari cyo waguze. Ni ukuvuga hasi murabona ahantu handitse ngo uhagarariye abakodesha. Hano niba ari ubwawe ku giti cyawe, izina ryawe niryo rigaruka. Hano hagarutse uwo bita nyirabyatsi, nyiramafaranga twifashishije. Munsi murabona handitse itariki, igihe aya masezerano yakorewe. Mu cyangombwa cyari gisanzwe, icyo bita hard copy, cya kindi umuntu yajyaga gufata mu murenge, yagifataga mu mpapuro, habaga harimo na sinyatire ye ku giti cye, ariko iki ngiki gisohoka handitseho amazina. Ku ruhande murabona ahantu handitse nanone ngo ku ruhande rwa leta y'u Rwanda, murabona akantu k'agashushanyo karimo ibintu by'imirongo. Munsi yaho handitse ngo umubitsi w'inyandiko mpamo z'ubutaka.
aya magambo yanditse mu nyuguti z'ubururu ahera munsi y'iyi paje n'ubundi ni nka yayandi nabasomeye kuri paje ya mbere. Rero ndabashimiye ababanye nanjye kuva iki kiganiro cyatangira, mukomeze murebe muri playlist yacu, harimo ibindi biganiro. Wibuke ntugende udakanze share, like na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizagiye bikugeraho utavunitse buri ko bisohotse. Murakoze, hasta la vista.